Yandi abishiti zanjye mumeze muti n'amahoro yego natwe turaho turashima Imana ndizera ko gahunda zanyu z'ubuzima mu by'umuco bya buri munsi byose biri kugenda neza natwe turaho biri kugenda neza mu Mana. Icyambere nuko buriho, icyambere nuko usenga ucira bugufi Imana, kandi ikindi cya kabiri ukamenya uko uca bugufi mu byawe byose, ukumva ko udakwiye gutakaza icyizere cy'ubuzima, ibintu byose bikwiye kugenda neza. Rero waba urwaye, waba uri muzima, waba ukora nta kazi se, uko ubuzima bwawe bumeze kose, mbahaye ikaze ariko mbasaba ngo ibyo byose dukusanyirize hamwe, amashimwe duhereze Imana icyubahiro. Nk'uko bisanzwe cyane tuba turi kumwe, njyewe kuri wowe mushyashya kamwibwire, abandi turaziranye sibyo se? Turaziranye. Amazina ni Malayika, wowe bakwita urakaze cyane. Tumenyane, urakaze. Kandi ikindi wibuke ko hasi hari akajambo kanditse subscribe, biba ari ingenzi ko umuntu yagakanda. Ni ukuri waba ukoze cyane, ariko ikirenze ibindi, turi hano ngo twishime, turi hano ngo dufatanye umunezero wacu, nabe dushaka inyungu mu by'isi gusa cyangwa kumva ibitunezeza, ahubwo ibyishimo byacu n'Imana ibyishimire, bibi bishimwa nayo, bibi bikomezwa nayo. Niyo mpamvu turi hano tugana ku buzima busanzwe, ariko ikirenze ku bindi tukareba igikwiriye, aho tukwiye kuba duhagarara mu bushake bw'Imana, kuko turiho tutiremye, turiho kubw'impamvu, ntabwo turiho kubw'impanuka. Ushize twabivuzeho, turiho kubw'impamvu. Rero iyo mpamvu yagenwe ubwami bwo mu ijuru bukicara bukabona ko dukwiriye kubaho, dukwiye kwiha agaciro, kuko buriya niyo itumye tukirindwa, niyo itumye tugihumeka, niyo itumye tukiriho. Inshuti yanjye rero wiyumvemo ikaze, turakiyambiriye. Tuba dufite byinshi byo kuvugaho, tuba dufite byinshi byo kuganiraho, tuba dufite byinshi byo gukomozaho, ariko ikirenzeho buri munsi n'amatsiko yawe. I know ko uri kwibaza ati today bimeze bite, ariko ni byiza gusa, birasosera gusa, sibyo? Nabemereye ko tugomba kwikosora, tukagerageza tugashyiramo ibigufu byose, tukaboneka mu mwanya wa nyawo ukwiye. Uyu munsi rero hari ibintu nifuza ko tuganiraho bigendanye no kwigira, ukigira ariko mu buzima bwo mu isi, kumva ko ukwiye kuba ikintu cyawe cyose, icyo ukora cyose, kwigirira icyizere utarebye ko ku bandi cyangwa ku bindi bintu. Ikindi cya kabiri, kwigira kwawe buriya ntabwo ari wowe wenyine, uba uri kumwe n'Imana. Imana yarakuremye kugira uwo ugomba kuba we. Icyambere ni uguha icyizere Imana, ibyo ugiye gukora byose ntubireberemo abandi bantu kumva ko ari bo bafite uruhare ku byawe, ahubwo banza ugire uruhare. Abazaza bagusapotinga, abazaza bagukunda baze nyuma, ko ntabwo bazagukunda ku gikorwa batabona, ntabwo bazagukunda ku gitekerezo utabahaye, ntabwo bazagukunda batabonye aho ufite imbaraga nkeya kugira ngo batwongere imbaraga. Niyo mpamvu n'inshuti zacu zidukunda, iyo babonye ibyiza turi kubyihererana bakora share, sibyo rata? Sijya ukora share, subscribe, gusangiza abandi inkuru, kugira ngo tukomeze turyoherwe dushimwa n'Imana. Ariko ndagira ngo gato tuganireho, kugira ngo tuganire kuri iyo ngingo nifuza ko tuganiraho. Dusome ku gitabo cy'Imigani, dusoma Bibiliya. Waba idini ryose usengeramo, waba uri umukristo, waba uri umusilamu, waba uri umudivantiste, dusenga Imana imwe rukumbi. Twe tuba tugira ngo twungurane ibitekerezo ku magambo akwiriye. Hari ibyo ugomba gukuramo, nk'uko ntazi ugasoma Korani nkagira ibyo ngomba gukuramo. Dusenga Imana, ntabwo turi ab'idini, ko dushobora kuba ab'idini
twarimbuka tukarimbuka turi mu idini, ahubwo twibutse ko dusenga Imana. Nkubaha ijambo ry'Imana umbwiye, ukubaha iryo nkubwiye, tugasengera amagambo dusoma mu byanditswe, mu magambo meza, mu bitabo tugenda twungukiramo ubumenyi ku magambo y'Imana. Ibi byose byagufasha bikamfasha. Niyo mpamvu aka kanya tugiye gusoma muri mu Migani 144, 144 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 18. Haranditse ngo umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Witondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, ariko uwanga gucyaha arayoba. Uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. dusimbuke dusome ku murongo wa 27 kugeza kuri 29. Haranditse ngo kubaha Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Ngo kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganye igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Imana amahoro iduhana umugisha. Uwiteka Imana aduhana umugisha kuri ijambo ry'Imana. Witondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, ariko wanga gucyaha arayoba. Uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, ngo kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Ikirenze kuri ibyo, uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome. Sibyo nshuti yanjye, iri jambo ry'Imana tutasiba kuganiraho, tutasiba kuvugaho, tutasiba kugira icyo turikomandaho, tutasiba kongera kwibukiranya. Niyo mpamvu tukivuga kuri ino jambo nabwiye ngo ndifuza ko tuganira tutatinze cyane ku ijambo ryo kwigira, ku ijambo ryo kumva ko uri wowe udashingiye ku bindi byo ku ruhande. Icya mbere, niba wumva ko uburyo bwawe, ibintu byawe byose biri ku Mana, ubushize nabwiye ngo icyo ugomba gukora icyo ari cyo cyose uzakibonamo inyungu. N'ijambo ry'Imana rirabivuze, sibyo? Uzakibonamo inyungu, ariko nukora icyiza uzakibonamo inyungu nziza, nukora ikibi uzakibonamo inyungu mbi. Niyo mpamvu uyu murongo wa 17 wavuze ngo witondera ibihuguzwa aba ari mu nzira y'ubugingo, ariko uwanga gucyaha arayoba. Rero ngo kandi mu murimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu y'umunyabyaha yerekeye ku byaha. Sibyo? Rero umurimo wawe ugerageze ushake gukora ibyiza. Nushaka gukora ibyiza, ntabwo uzarebera kuri ya maboko ngo kuri akuboko kutaza kumfata hankondanyerera. Mu gihe kudahari, gerageza wisunge Imana. Sibyo? Gerageza wumve ko wowe ari wowe, ugomba kuba wowe mu byo ukora, ugomba kuba wowe mu byo uvuga, ugomba kuba wowe muri gahunda zawe zose, ugaharanira kumva ko hari Imana iri mu ruhande rwawe. Sibyo? Rero ndabinginze wirinde ibyo guhuguza abandi, kuko nawe wahuguzwa. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo rihari ngo turyumve rirekere. Nta n'ijambo ry'Imana wumva ngumve ngo nusenge ibi si ibyanjye. Hari impamvu byumvisha ukirengagiza, hari impamvu babije ku buzima bwawe. Nshuti yanjye rero, twinjiye cyane ngo byo nifuza ko tuganiraho. Hari abantu amaboko yabo ari mato mu buryo bwa ekonomi, mu buryo bw'inyunganizi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu bushobozi se, cyangwa mu bumenyi buke, bitewe n'icyo bari gushaka gukora, bakifuza abandi bantu babasapotinga ku ruhande. Nyamara ibihe
uko bigenda biha ibindi abantu runaka bagahinduka. Wa muntu wumva ko ukeneye ko akaba hafi yabona ko ukeneye ko akuba hafi, ngo umuntu arigira idolari dore umuntu ugaya kugira nk'aho ari umusaza, nk'aho atakuzi, nk'aho ari gucyumenya. Rimwe na rimwe rero umuntu akika bya bindi yumvaga yifuza gukora bikajya hasi, cyangwa umuntu ukamubwira ati mfite iyi poroje yanjye imeze gutya ndifuza gutya ibintu n'ibi. Inshuti yanjye akavuga ati wowe uramuka ufashe gahunda uzanjya akara, ndi hafi yawe, nzagukomeza, nzakuba hafi, nzagutera inkunga, nzaguha ibitekerezo ibifatika n'ibidafatika, I'm here for you. Ukavuga ati noneho ukagenda ukanonosora, ukavuga ati uyu muntu umufuka hari afite amafaranga mu mutwe, birasa nkaho afungutse, time yiwe ntabwo yayinyuma, umva iki gihe n'iki nzaba ameze okay, sibyo? Ukizera mu mbaraga z'undi muntu. Urumva wowe hari ahantu ubaye faible, wumva ko hari urugingo rw'ingenzi wumva ufite, nyamara ingingo z'ingenzi ukwiye kumva ko zihari. Sample usa nabwo bigenwa n'Imana, kuko ushobora gukora impanuka kagira urubura mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa ibyo byose. Urugingo rw'ingenzi rwa mbere ni Imana, urundi rwa kabiri ni wowe. Nubwo ari umwana wawe muhaye plan, nubwo ari umudamu wawe, nubwo ari umugabo wawe, wowe uri uw'ingenzi kurusha ibyo byose. Abo bakwemera ko bazagufasha hari igihe uzababura, abo bakwemerera ko ari bahari 100% hari igihe uzababura, abo bakwemerera ko batagutererana nibo ba mbere bazirukana. Rero ndagira nkubwire uyu munsi byo bindi byose wasubitse ko abandi badahari, reba bimwe by'ingenzi uvuga ati se aka ntago nagaheraho, aka ntago natangira gake gake. Niba koko byari byawe bifite umugisha w'Imana, ntago uzabura kuzamuka, ntago uzabura guhura n'ab'ingenzi abo utateganyaga. Iyo wiyemeje ikintu ibintu byose bigenda neza, ubona babandi utateganyaga bakaza bakuba hafi, babandi bateganyaga ukababura. Ntago uvuze ngo ubange, ni igihe cyo kukwigisha n'amasomo y'ubuzima dukwiye gucamo. Hari igihe buriya nawe biba byanze akavuga ati se uyu muntu ndamubwira ko ubushobozi nabubuze abyumve, ese umuntu ndamubwira ko ibi bintu byanze nanjye byanyangiye abyumve, agahitamo kwigirayo. Hari rero aba bafite impamvu zitandukanye, gusa intwari nyantwari irakubwira ati no, nubwo ibi byose mbifite ariko ntago nzahaba, nubwo ibi byose bimeze gutya ariko ndumva ako kantu ndumva ntari kumva neza. Inshuti yanjye ihangane, ibindi tuzareba cyangwa muri ubu buryo, ariko izo nizo nshuti Imana ijya ibaha umugisha. Wemera ikintu ukibemo, ariko ntabwo ibyo tubyitayeho byo ku ruhande, kuko ibyo ntabwo byabura, ahubwo uvugane, reka twe tuvugane twebwe ubwacu. Ese koko birakwiye ko ugwa ngo kubera uriya muntu? Ese koko birakwiye ko unanirwa gufata icyemezo gikwiriye ku buzima bwawe kubera uriya muntu? Ese koko birakwiye ko waba ugiteza amaboko kubera uriya muntu? Imana irahari. Ese ufite iki ngo ihereho? Ese uri kugerageza iki ngo ihereho? Ahubwo rimwe na rimwe ugashaka kureba ama business y'abandi ngo yinjirire uyica urupfu kugira ngo ukuremo ibyawe bikuzamura, ugatangira gushaka ama communication yarenze. Rimwe na rimwe wagiramo ama risk, ugasanga urarakarira abantu badafite ikosa. Wowe ubwawe reba icyo ukora icyo cyose, ariko wigire, uharanire kuba wowe muri byose, uharanire kuba inyangamugayo. Ntago bivuze kumva ko ubuzima bwawe aho burangiriye, nta nubwo abo bantu ari kamara. Abo bantu nta na buke ari Imana kuri wowe, nta na buke. Kandi no mu gihe uzazamuka, ntago bivuze ngo uzabihinureho, ntabwo bivuze ngo undi uzakenera ko nawe umuzamura uzamubwira ngo ariko uzi aho naciye, uzi ubuzima naciyemo, uzi kugira ngo ngere aho ngeze. Ntabwo ashaka kubimenya, nta nubwo ari ngombwa kubimwibutsa. Wowe uzirinde guhimuka nk'uko wahimukiwe, wowe uzirinde kuvuga nawe nk'uko bakuvuze nabi, wowe uzirinde ko
hari uwo wabera umukozi akakwambura cyakora muri kesi yawe kuko babikoze cyangwa babigukoreye. Icyo uzakora cyose ba wowe mwiza, si ngombwa umuntu abimenye, si ngombwa umuntu ngo abishime, ukuri kuragenda ariko kagaragara, ariko mu byawe biri prive, mu byo ukora byose ba wowe mwiza, kandi ntuharanire gufata icyemezo ngo nabangamira ibi ngo nagira gute kizashyira ubuzima bwawe mu kaga, gitukisha uwakuremye. Fata icyemezo ukwiriye gufata cy'ingenzi, ukigumeho, ugihagarareho, unyurwe n'utufite, ntushake gufata icyemezo kuko ubonye biriya uririye byinshi, ejo uzabona ibikwiriye. Imana iradukunda, Imana iragukunda, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara, ntabwo uzasekwa, nta ibyo byose utekereza ko byaza ku buzima bwawe ntabwo bizakubaho. Guhera uyu munsi niba wumvaga hari wakwemereye ifumbire ukavuga ngo sinkinze uriya murima ngo nta fumbire yampaye, ngo nta fumbire nabonye, ntaho nayikura, uriya muntu atayimaye, birashoboka wagenda uhinga uwo murima, noneho numara kuhinga utekereze nta kundi kuntu nabona ifumbire. Ese mfashe ibyatsi nkabishyira hari abantu bakabikandagiraho nkamena hibi cyangwa cyara bikagenda gutya na gutya, ntago byavamo ifumbire se? Ese cyangwa mfashe ibyatsi nkagenda mbishyiraho ibintu runaka se, amasese cyangwa ibiki, nkabishyira ahantu nkaba mbiretse gutya cyangwa mu bundi, ntabwo ibyo bintu byaba ifumbire. Nyine utekereze ubundi buryo, ntabwo uzavuga ngo ntabwo nzakora business ngo kubera iki. Ese basi hera ku cyawe, nta kintu wifiringamo, nta kintu wiyumvamo, nta mana wiyumvamo, nta rukundo wiyumvamo, byibura tangira ikindi kintu cy'ingenzi kuri wowe. Mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, mu byo urwanaho, haranira kuba wowe, haranira kuba wowe nyawe, haranira uko wakora igikwiriye, ntugashake kozwa wowe utoza abandi, ntugashake kureba ririya jisho ngo rikugumeho, wowe nta handi ijisho ryawe rireba ngo rigire uwo rigirira neza. Mu gihe bidakunze kandi ugasanga uri gutera imigeri, no mu gihe ibintu byanze ngo ibi ni mutabimfasha gutya ngo ntabwo ucyavuga ngo iyaba nanjye ngo nari mfite uriya muntu, ngiyaba ngo nanjye ngo nari uyu, ngiyaba nanjye. Senga Imana. Ubushize nabwiye ngo nta yindi nsinzi dufite, nta kundi kwishingikiriza dufite, nta bundi bwegamo dufite. Oya si imiryango, oya ntago ari inshuti, ntago ari abana, ntago ari aho wavutse cyangwa aho washatse, ntago ari abafriend ufite, ntago ari abo mwiganye. Oya, nta handi tubonera ibyo twifuza ni mu gusenga Imana no gutegereza no kwizera. Rero mu gihe nta gutegereza, nta kwizera, nta kurwana n'ubuzima ngo byose ubishyiremo Imana, wumva ko ibintu byose bigomba gukunda, icyo utabonye urakibonye. Kandi niba hari na mugenzi wawe ugufashije, umva ko kugufasha kwe atari we ahubwo ari Imana igutekerejeho, ahubwo umwubahire ko yemeye ubushake bw'Imana bukamucamo. Rero mu gihe atanabikoze, umva ko uwo munsi nyine nuko byagenze kandi ukwiriye kumukunda. Ba wowe menya kwigira, wirebera ku bandi bantu. Ese ninde kamara ku buzima bwawe? Ese niki kamara ku buzima bwawe? Umva nta kindi uretse Uwiteka wenyine akurekuye ibintu byose byashira, akurekuye nubwo waba ufite amamiliyoni ameze gute, ntaho wabona wahagarara, ntabwo amafaranga washyira ngo yahagarareho, ni Imana iduhagazeho. Ushaka kubibona ukavuga ati njye niyunywera kamwe ngataha, ibyaha ndabikora, ndica ndaroga, ndasambana, nkora ibiteye isoni, ndagambana. Ubwo uri kuvuga ko nasenga ko ndiho se? Uriho ariko ntabwo ari wowe wibeshejeho. Turiho kubw'ubuntu, turiho kubera Imana, ntabwo ari uko Satani yakugiriye impuhwe ahora guhiga cyane kuko ubuze ijuru. Ariko duhumure, dufite Imana, ariko duhumure, Satani yaratsinzwe. Nawe hari igihe kizagera ukabona ko hari igihe wataye, hari twabivuze ibyiza bibi, ibyiza ibibi bikaba bibi. Igihe cyose nubwo waba unezerewe uzi ko utari mu gikorwa cyiza kizima,
hari abantu bavuga ngo hari abantu bibamo ngo ntibabimenye, ngo buriya ababizi kuko hari igihe avuga ijambo ukumva ati Mana ntabara cyangwa kumva ko hari aho yahemutse, ababizi ahubwo baba kwirengagiza. Tugira umutimanama, tugira umumarayika utwemeza. Rero ntumwinubire, ntumwangire, simwangire, ahubwo tubeho nkatwe, tubeho tunyuzwe, tube twumva ko dufite izindi mbaraga zituproteje, kandi ibyo uzageraho ujye wibuka kubishimisha Imana, ujye wibuka kuzamura abandi, ujye wibuka gufasha abandi, ujye wibuka kugira urukundo, ujye wibuka mu byo ukora byose ube wowe wa nyawe. Bizaguhesha umugisha kurusha uko ushaka kuba uwo ushaka ko abariya bakugira uwo ushaka kuba we. Ntabwo bizakunda uretse Imana izakugira ushaka kuba we, nawe ubwawe ukabigiramo uruhare. Ese dufite iki ngo Imana ihereho? Imana rero dushoboze kandi tugire inama. Humura byose uzabigeraho, humura byose bizagenda neza. Uyu munsi tinyuka, nubwo ubona ibyo utangiraho bidahagije, ariko uhagije arahari, n'uwo muri kumwe usumba byose ni Imana. Itube hafi, turayikeneye n'ukuri muri byose. Twe ntacyo twakwigezaho, njye nawe inshuti yanjye ntacyo twakwigezaho, ariko dufite Imana byose dukwiye kubigeraho. Rero tubeho nk'aho turi abagenzi, tubeho tutarwanira iby'isi ngo tubicumuriremo, tubyandavuriremo, ahubwo tubeho nk'utwumva ko ejo tuzataha. Ese gutaha kwacu kuba twari turiho byagiriye undi akamaro? Ese kubaho kwawe, imirimo yawe ndifitiye akamaro? Ese uhojeje bangahe? Nizihe mfubyi uri kuba hafi? nabe bapfakazi uri kugaburira? Ibyo ukora byose ntabwo ari ngombwa ngo ubikore ngo bijye public, cyangwa uhangane kuvuga ngo ni njye mwiza, ngo ni njye wakoze ibi. Ngo kora bucice, kuko na Kristo ibyo yakoraga byose ntabwo yabikoraga ngo yishyire hejuru cyangwa yerekane, ahubwo yabikoraga kugira ngo ise ahabwe icyubahiro, ari we Data wa twese. Rero Imana mwishuri baho umugisha, kanzire ngo mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze cyane kudukunda. Reka nkwibutse ukande subscribe, mba hafi nkube hafi, tugera hakwiye. Reka undeme mu mutima mbe hafi, nanjye nkureme mundi nkube hafi. Uwiteka wenyine niwe uzi igikwiye ku buzima bwacu. Tubeho dukundana, tubeho tutigunga, tubeho tutareba kuri biriya, ahubwo turebe ko uri mu ijuru. Imana ibagirire neza, turi kumwe. Bye. Mwibuke gusharinga, mwibuke subscribe. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao.